nyirabuja ntago yakundaga kuba ari mu rugo kenshi. Kandi umugabo yakoraga akazi, yagendaga mu kazi nimugoroba. Nabonaga ava mu rugo nka saa 9, wenda nk'iyo nabaga ari muri weekend nagiye gukorayo ku manywa, kwa akenshi nyine najya gukorayo nimugoroba mvuye mu kazi kanjye, n'abana babo nigishaga. Yego. Noneho urumva nyirabuja yabyise mu gitondo ajya mu kazi, asize umukozi. Umugabo nawe yahasigaye, umugabo ari bujye mu kazi saa 9, sibyo? Yego. Rimwe umukozi aritora, ntago najya mvugana nawe ibintu byinshi. Rimwe aritora arambwira ngo telefone wayiguza ngahe, ndayamubwira ngo shango nanjye ngo boss ngo yanyemereye kusangurira ngo telefone ngo y'ibihumbi 150 kandi ahembwa 20, ngo y'ibihumbi 150 rere. Yarakubeshye ubwo se yayikugurira ngo asayingura ngo boss umwana mwiza cyane. Ubwo icyo kiganira kivaho yimukira kuri nyirabuja. Arambwira ati ariko buri amabuja ati we mukorana gute ko mbona mwumvikana, ati mabuja n'umugome, agiye kumbwira amabi ya nyirabuja. Yego. Nge byaranambabaje, nyine urumva narabikuruye nk'umuntu nawe uba ufite urugo, ituvuga uti nuko tubayeho. Tuburya byari Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très 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 beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente de pouvoir être avec vous sur la protection de mon cœur. Nongeye kubaha ikaze ngira nti Rutagwa Biziminega rwa Mugabo Nyirigira, umwami w'amahoro nkunda kwirahira, abasangiza itetuye muhanga mu byo yahanze wahanze byinshi bambaye ndetse n'abahanzi bahanga iby'isi nta wahanga, ibyahanzwe n'imbaraga ze zihambaye, uwo mwami aragahora ku ngoma. Twahageze rero hano ni kuri la protection de mon cœur. Yego. Ariko umuntu turi kumwe n'indera abanzi soza abadukurikiye. Abakunzi biyicano, abantu batajya bagira byacitse muri bo, abakunzi b'amahoro kandi bakunda bagenzi babo, reka mbahe ikaze aha hantu tubane, kandi mbasabira umugisha kuko kubahangana iby'agaciro, nta byacitse bihabera, nta ntambara zihabera, n'amahoro, uhicara wese aba ari umunyamahoro muri we. Ndabakiriye rero bicare bagubwe neza. Okay. Byanze bikunze ntekereza ko hari agaseke kanini ufite kandi kuziyemo ibintu byinshi wateguriye abakunzi bawe hano kuri la protection de mon cœur. Rero ntago nifuza kuza kuguca mu ijambo cyangwa se ngo nkuvugiremo, ahubwo ngiye kuguha umwanya ugenere kuba abakunzi bawe cyangwa se abagukurikira icyo wabateguriye uyu munsi. Nabwira umuntu ngo nave mu byarimo, nimba arimo koza ibyombo nawe bashyize ku ruhande, nimba arimo gutwara imodoka ashatse yabaparitse ku ruhande, akabanza agatega amatwi akumva message ikomeye ubazaniye. Karibu rero mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Nkuko dusanzwe tumenyereye, abo dusanzwe tubana ahangaha barabizi yuko ahangaha turahigira, ahangaha dushaka ibintu bidufasha mu mibereho yacu ya buri munsi. Rero uyu munsi nifuje kuganiriza abakunzi banjye, ndaganiriza urubyiruko, ubu ngewe naruvuyemo, ariko aho twanyuze ndashaka kuganiriza abari muri icyo cyiciro, uburyo bakwiye kwitwara na za kirazira bagomba kugenderaho, ibyo bagomba gukwepa no kudaha umwanya bituma tugira imibereho mibi imbere hacu hazaza. Musi ndaganiriza abana b'abakobwa, ikintu ushaka kuganiriza abana b'abakobwa, hari ukuntu bajya bahura n'ibibazo. Abakobwa tujya tugira ibibazo byinshi, cyane cyane nk'umwana ukuriye mu buzima bubi akajya gukora akazi ko mu rugo, akazi tubona nk'agasuzuguritse, ariko nta nubwo gasuzuguritse, ni akazi keza karagabura ku muntu wabihaye agaciro, cyangwa se akagirirwa n'ubuntu bwo gukora mu rugo ruzima rurimo abantu bafite indangagaciro za kimuntu. Rero aba bana ndabaganiriza ibijyanye n'iki, imyitwarire ikwiye kubaranga muri zango, kuko abenshi bakuramo imbwa yiruka. Umwana avuye mu rugo iwabo afite ibibazo byinshi mu rugo iwabo ahunze, harimo bwa bukene,
hari n'imiryango ibibanye mu makimbirane. Buriya bagabo bagore mudukurikiye, kirazira kikaziririzwa ibi bintu by'amakimbirane mu muryango, nabyo biraza bikafekta ku bana bacu, bigatuma umwana abura hava naho ajya, akabura hareba, byamara kumucanga arambiwe kuba muri za nduru, agafata umwanzuro ati ngewe uru rugo ndaruvamo, akajya gushaka akazi ko mu rugo, akumva ko ari bwo abonye ubuhungiro. Rero bapapa beza, bamama beza, bakristo, iyi si yuzuyemo abantu benshi basenga, ariko ugasanga Imana turayivuga ku munwa ariko ntago dushyira mu bikorwa ibyo twigishwa. Aha nongere nenge abantu bakuru, hari ukuntu abantu bakuru umuntu abaho akajya afata nk'umwana akamukubita. Abana twishyurira minerivare, umwana akaza yagira mu rugo yabonye amanota make ukijujuta, uturi umuswa. Ibi ngibi rero nkangara ababyeyi bajya bakunda kuba babihora abana babo, mbanze mubwire ni burya nawe hari ibyo bamo umuswa utabizi. Wirenganya umwana rero ngo ni umuswa ku mibare n'icyongereza bamwigishije nabifate, kandi nawe uri umuswa mu ishuri ry'iyi si. Rero impamvu mbivuze gutyo, ahangaha niba twicaye turimo kwiga, umuntu akaba yicaye hano akabyumva kuva nabihaye agaciro, ejo agakora ibintu bisa nkaho bimugayishije cyangwa se bimutesheje agaciro, uyu muntu aba ari umuswa, ntabataniye na wa mwana. Bakobwa rero mbagarukeho, abana bacu, barumuna bacu, inshuti zacu, aho ngaho muri twarahanyuze turahazi, hari ubuzima umuntu abamo, ariko aho kugira ngo yijyane imbere heza, ahubwo akaba arimo aricukurira icyobo, arimo ariroha. Aba bakobwa bacu rero bafite ibibazo byinshi cyane. Wa muryango wavuyemo ufite ubukene, ufite cyangwa se intambara, wowe ukajya mu rugo, urugo ugiye gukoramo ntuzi ibirubamo. Bwa mbere ugikandagira muri rwa rugo uba ukwiye kwiga imico y'abari muri urwo rugo, ukareba niba uzahaba, ukavuga utaha ahantu bizakunda ko mpaba. Iyo rero muri kwa kubiga ukihagera, icyumweru cya mbere cya kabiri buryo baba bamaze kumenya situation z'imibereho y'ahantu. Iyo usanze ari abantu bazaguteza ibibazo, ushatse waba urimo ugera iminsi ukavuga uti ngiye gushinyiriza nkure yawe ukwezi kumwe, itiyankuye iwacu nyibone, wenda nkureho n'amavuta yo kwisiga, cyangwa se mbe nshaka n'akandi kazi. Umuntu arashakisha kugira ngo arebe ko yabona heza harenze aho yarari. Reka turebe rero ingo ushobora kujya gukorayo, ugasanga ukuyemo ibibazo birenze ibyo wari ufite, ugasanga wicukuriye icyobo uzanishyingura. Bakobwa mudukurikiye, rubyiruko mudukurikiye, ibi bintu birimo kugenda biteza ikibazo mu miryango. Ugasanga umwana wawe agiye gukora ahantu, ahuriyeyo n'ibibazo, kandi n'ahandi yagiye burya nababa basize mu bindi, nababasigira ibindi. Iyo yahuye n'ibibazo naho agiye burya rwa rugo yagiye gukoramo narwo burya ruba rufite ibindi bibazo, ntago wabigira wenyine, nabo barabigira. Urugero rero, hari ukuntu Satani sigaye yaramanutse, ugasanga ugiye gukora mu rugo. Abagabo b'iki gihe ntago bagikizwa, ntabwo bakigira indangagaciro, ntago ari abagabo bose. Bakunzi bagiye munkurikiye, ndabakunda cyane, ndanabemera. Narabwiye ni umuntu wese udakunda byacitse, udakunda rwaserera, ntabwo ajya yicara hano. Ubwo kuri ingingo ngezeho, umuntu uri buhicare ni umuntu wumva ko ari umunyamahoro, udashobora no gukora ibintu ngiye kuvugira ahangaha. Hari ukuntu abagabo bamwe na bamwe badakizwa, umugabo yifata akiyambura icyubahiro yakagize nk'umugabo, kuko iyo ufite urugo ukavuga uti nzanye umugore, uba ukeneye umuntu mufashanya kugira ibyishimo. Rero birababaje, biteye agahinda kuba waba uri umugabo ukazana umugore mu rugo, mu minsi mikeya wenda nk'umwana w'umukobwa akaza gukora mu rugo, ugahita ubona ubonye umugore wa kabiri.
ariko hari akabazo njye mfite shaka kukubaza ko hari igihe wenda umugore ashobora kwiyima umugabo wenda akazajya ahora avuga ngo ndananiwe meze gutya kandi uwo mukozi ari aho ngaho agahita afata izo nshingano ese wowe ubyumva gute? njyewe rero ukuntu mbyumva buriya mu mibereho ya kimuntu hari ikintu bita kwiyubaha. Yego. Sibyo? Ndabyemera 100%. Hari igihe ushobora kugirana ikibazo n'umuntu bikangombwa ko bitagenda neza rwose, umwe akareba hirya undi akareba hirya. Rega kiriya gikorwa ni igikorwa gikorana abantu babiri kandi bishimye biyumvanamo. Sibyo? Rero iyo bitagenze neza mu rugo hakazamo ibintu byazagaragara ni hahandi ubona umwe wa mugana arebye ku ruhande n'undi arebye ku ruhande, kuko ntushobora kugira peti ya biriya bintu kandi ufite ikibazo. Rero ibi bintu abagabo barabyitwaza ati umugore wanjye aba yankwepye. Sibyo? Wenda sinanamenye ibyo yiriwemo, wasanga natashye ngasanga yanabihaze. Yego. Niwe ubuze impamvu. Buriya reka nkubwire impamvu bavuga ngo urugo ni ishuri. Buri rugo rugira umuco warwo, rugira n'utubazo twarwo, rugira na feeling zarwo. Sibyo? Rero nubona urugo rwafitemo n'icyo kibazo kanabyumva, uzirebereye hirya ku ruhande n'ubishobora upfuka mu basengere, kuko aho ngaho niho Satani aba yabonye agomba kuririra. Ariko njyewe ikintu nashatse kuvuga, nashatse kwigisha ikintu kijyanye n'indangagaciro, twiyubahe. Sibyo? Niba umugore wawe yarebye ku ruhande, buriya niba wumva unabikeneye ibyo bintu, nkumva mbese wowe ukumva irari ryakwishe, sinzi impamvu buriya abagabo mu musano hari ibanga, impamvu wumva utabasha no kwihangana ijoro rimwe kavuga ngo umugore yarebye hirya. Erega ashobora kureba hirya iri joro n'ejo bundi akongera n'ejo bikabona nk'iminsi 3 irashize cyangwa icyumweru kirashize. Wenda buri gihe akakubwira ati ndananiwe. Sibyo? Mufite urugo, simfite urundi. Ibi bintu turimo kuvuga tubiziho. Sibyo? Cyane. Ni ukuvuga ngo buriya umugore nta mugore ujya wima umugabo. Ngiye kubikubwira uko mbizi. Nta mugore ujya yima umugabo. Ahubwo nubona umugore yarebye hirya, genda gakeya uce bugufi ubanze umenye ikibazo cyamurebesheje hirya. None nakubwira ati ndananiwe gusa ni stress. Ariko reka nkubwire kunanirwa ngewe ntago njya mbyemera. Buriya umugore hari ibintu twebwe abagore tutabwira abagabo. Sibyo? Hari n'umugabo ushobora kubwira wowe ibyiyumviro byawe uko biri ugashyira hari ukuri kose, urumva ishyize ikakwahuka. Sibyo? Niyo mpamvu hari igihe biba ngombwa tukanababeshya kandi ari mwe mwabiteye. Sibyo? Uti kubera iki? Umugore iyo ava mu rugo iwabo aba yaje gushaka ibyishimo ku mugabo. Yego. Iyo rero yageze muri ka ivuga ngiye ndumva naniwe akagukwepa, buriya haba hari ikibazo. Haba hari ikibazo. Twebwe abadamu iyo ufite stress mu mutwe, sibyo? N'abanazitewe nawe mugabo, n'abanazitewe no ku gasozi. Iyo umugore afite stress mu mutwe ubushake burabura. Sibyo? Bivuga ngo rero kureba hirya hari igihe abatanakwanze, ahubwo za stress afite bumwe na bumwe atabashije kuzikumenekera, cyane yuko wenda hari n'abagabo atanabyitaho. Wabona byagenze gutyo, ahubwo ibi nagahita bigira intambara no guhimana bikazamo, uwo munsi nimwongere kurya, ubwo nyine yahimanye. Sibyo? Rero ahangaha tubwira imiryango twese mu ngo zacu bibamo nta turaberi. Ariko twebwe abadamu ndimene umugore kureba hirya akumva ntabwo agukeneye, burya haba hari ikibazo cy'ingutu afite ku mutima we. Iyo afite ikibazo rero ntabwo ibyo byiyumviro ntabwo bimuzamo, ubwo bushake ntabwo agira. Sibyo? Uriya n'umukino w'abantu bahaze. Sibyo? Noneho tugaruke ku bagabo nabo ahora astress umugore we. Buriya igihe cyose yora ustressa umugore wawe arakuzinuka burundu, akumva nanubwa akumva iba wajya uvuga n'ibyo bintu ahubwo akumva yanagukubita gushoboye. Sibyo? Agahita kuke nabi. Yego. Rero ahangaha
wenda tutagiye kuri ya topic twari turiho nakari gaciyemo ahangaha twebwe abadamu n'abagabo bacu twige kumvana. Niba ubona mugenzi wawe atari muri mudu nziza nkuko nyine umubwiye iyo gahunda ukabona arebye ku ruhande wigira intambara ko iga umuntu muri kumwe wige no kumenya uburyo wamukuramo amagambo ukamenya ikintu kimubangamiye sibyo. None se tudatandukiriye wenda tutagiye kure urabona hari umuntu nyine koko ashaka kuvuga ati ngende umugabo ariko sishaka kujya kwandavura hanze nshobora kujya nkavana izo sida cyangwa se nshobora kugenda nkabyara umwana mu gasozi akavuga ati kandi n'abantu bazambona nagiye hanze nyine bazarinshishamo ati gane none sinshaka kugira gute gushwana n'umugore wanjye ngo dushwane nimba mbimusabye nkabona byanze reka nikemurira akabazo kuko mfite umuntu hafi aho ngaho nyine uwo mukozi naza bikemura. Reka rero reka mubwira ingaruka zibibamo sibyo. Buriya umugabo watinyutse gutereta umukozi bwa mbere aba yataye yandanga agaciro ya kigabo sibyo ukuntu aba yayitaye. Niba ufite umugore wawe ntekereza yuko kugira ngo ujye ku mukozi mpita nibaza wabwiye ayahe magambo uriya mukozi kugira ngo ubushyire muri iyo mudu umwumvishe yuko mugomba gukorana ibyo bintu umusobanurira ko umugore wawe hari igihe yanakoresha amafaranga gusa ayo mafaranga rero sibyo. Inzira nyinshi zo bikorwamo ni nyinshi ubundi hatabaye n'amafaranga nta nubwo umukozi yabikwemerera sibyo. Urareba ukavuga utahembwa 20 ubu ngiye guteraho irindi 10 ukamubwira uti buriya nzajya nguha 20 asanzwe nyine madama abireba ariko 10 ryawe ndyongeyeho mu banga. Kimwe rega nuko ushaka gusanga ari no korosoro wabyukaga nawe yagukundaga kuko umukozi gukunda shebuja ni ibintu bishoboka cyane. Oya abakozi bo urumva impamvu we yanakunda sebuja urumva buriya umukobwa wese abiki gihe nta nubwo bakireba ku masura. Twebwe igihe cyacu umuntu yazaga kukurambagiza yaba ari no mu myaka mikuru arababengaga kaba atarashaje ukavuga utubwo abashuti banjye najya mbabwira ko yari we sheri wanjye kandi mbona ari papa wanjye. Hari n'igihe bakuneguraga babona nk'igisore cyaje kugutereta cy'igisaza bakavuga ati sibyo. Twe n'amabyiruka yacu ntabwo nakunze kubibona abagabo batereta abana ntabwo nabikunze kubibona sibyo. Ibyo bintu byadutse muri iki kinyejana turi mu bihe byanyu turi mu minsi y'imperuka. Noneho rero ngewe hano nashatse kuvuga nge ndimo ndagira inama abana b'abakobwa. Uyu mugabo ubyutse iruhande rw'umugore we akaza kukubeshya sibyo akagira uburyo akwihengekana araguha amafaranga pe uri buyabone ariko nyuma yo kuyabona reka turebe ingaruka zishobora kuzamo. Buriya abagabo iyo bageze kuri iyo ngingo bo nta nubwo batekereza yuko ashobora gutera inda ntatekereza yuko n'uwo mukobwa agiye gusambanya wenda yaba nasambana no hirya no hino wenda n'ibyo birwara barabigira nabo sibyo. We yumva ko agiye kumara irari rye yego. Wa mwana rero ashobora kuhatwarira inda. Iyo atwaye inda uzigikurikiraho umugabo atangira kumuteranya na nyirabuja bakanamwirukana uti gute atangira kumumuteranyaho. Urabiza abagore nakwe dufatira hejuru kugira ngo umugore amwirukane bitari byatamburika bitaramenyekana. Kandi noneho na wa mukobwa buriya abakobwa bo ntibazi no kwishira. Abakozi turabatunga mu rugo ariko buriya n'abadamu bankurikiye babyumvireho. Niba ubana n'umukozi mu rugo ukumva uri muri kirabaye yatetse yagabuye wowe ukaba wibereye aho ngaho ntuzi ibipfa n'ibikira buriya utazi no kugenzura umukozi utunze uko ameze. Ngewe reka nkubwire buriya abantu bafitanye akantu sibyo nibashaka babe batembera mu muhanda mpita mbabona jewe mpita mbabona. Rero hari abadamu batazi kubireba. Wowe ureba ukumva ko umukozi yagutekeye yogeje ibyombo wagiye mu kazi bumwe uraza hari n'igihe uza unatinze kumbi bosi aza amasaha ugendera nayo ugarukira
we bumwe hari n'igihe yasabye uruhushya yagasibye kugira ngo yirirwe kuri wa mukobwa sibyo bikorera ibyabo yego ni ukuvuga ngo warakubara rero ahangaha njyewe nakunze kuvuga yuko ibi bikorwa n'umugabo udafite indangagaciro za kigabo kuko aba yitesheje agaciro bwa mbere wa mukozi buriya abakobwa ntabanga bagira niyo wagira gute kuvuga ngo azabibika aho ngaho uba wibeshye uzi ko natabibika twa tuntu umuha dutuma abyimba kazamuka kirega sibyo akumva yaruse na nyirabuja ngo iki ahubwo se abanakibona ko ari nyirabuja abona ari amabyi imbere urumva we mugabo wamaze guhindanya umugore wawe wamaze kumwandagaza sibyo kuko urumva umukozi niba yumva yuko wabyutse mu buriri akumva ko wamujeho ahita avuga ati burya cya kigore ni cya fake burya nta kigenda cyacyo burya ni cya fake kandi nawe mugabo ntago wagenda umwituraho ufite uburyo umwereka buriya mama runaka nta nubwo abakiri sheri reka ni ukumubona agenda gusa buriya n'umubona agenda kuriya gutya na gutya njyewe nigeze kubona ikiraka mu rugo rw'ahantu mu kazi nkora urakazi noneho urwo rugo narugenzemo inshuro nyinshi nkabona imyitwarire y'umukozi uhari nyirabuja ntabwo yakundaga kuba ari mu rugo kenshi kandi umugabo yakoraga akazi yagendaga mu kazi nimugoroba nabonaga ava mu rugo nka 9:00 wenda nk'iyo nabaga ari muri weekend nagiye gukorayo ku manywa kwa akenshi nyine najya gukorayo nimugoroba mvuye mu kazi kanjye n'abana babo nigishaga yego noneho urumva nyirabuja yabyise mu gitondo ajya mu kazi asize umukozi umugabo nawe yahasigaye umugabo ari bujye mu kazi 9:00 sibyo yego rimwe umukozi aritora ntago najya mvugana nawe ibintu byinshi rimwe aritora arambwira telefone wayiguza ngahe ndayamubwira ngo shango nanjye ngo boss ngo yanyemereye kusangurira ngo telefone ngo y'ibihumbi 150 kandi ahembwa 20 ngo y'ibihumbi 150 rere yarakubeshye ubwo se yayikugurira ngo azayingura ngo boss umwana mwiza cyane ubwo icyo kiganira kivaho yimukira kuri nyirabuja arambwira ati ariko buri amabuja ati we mukorana gute ko mbona mwumvikana ati mabuja n'umugome agiye kumbwira amabi ya nyirabuja yego nge byaranambabaje nyine urumva narabikuruye nk'umuntu nawe uba ufite urugo hita uvuga uti nuko tubayeho tuburya byagenda nuko nguko ibintu birakomeye uhita wumva niwawe byahagera ambwira ububi bwa nyirabuja kandi arambwira umuntu tuziranye turi inshuti nawe warampaye akazi yewe n'imico y'uranayizi unampemba neza sibyo numva giye birambihiye mu matwi yanjye ndavuga ni inkoni ikubise mu kiye buyirenza urugo ubu nanjye natimbura amandi magambo nkagirana n'aka kaginga amagambo menshi ugasanga ibibazo biravutse umva narumviriye ariko numva aho biganisha guhera uwo munsi ndavuga ndashaka kumenya ikiri muri uyu mukozi najyanza nkamubwira none se telefone se nurayibona telefone yabaye telefone sha ategereje nyine yambwiye iki niki azayingura igihe cyose iyo twazanaga cya telefone yahitaga ambwira n'andi makuru numva byararangiye noneho zigarangiriye mu uwo mudamu abaze uyu mudamu bafite urugo bimeze bite urumva ikibi cy'abagore rero iyo ubimubwiye umuriro uhita waka cyane rwose nta kwiyumva ibi byo nabyo birakomeye ariko njye nagaye uwo mugabo reka nkubwire impamvu namugaye inshuti yanjye umugabo sibyo mujye mugerageza kwiha agaciro buriya uwo mukozi iyo umugiyeho akabiganirira umuturanyi akabiganira utundi dukobwa tugenzi twe ati se nurebe ino pantaro yanguriye urumva njyewe yabimbwiye ndi umuntu mukuru ubwo urumva yarabibwiye abo bangana bangaye ni benshi cyane urumva abakozi muri karitsiye bose babizi bivuga ngo iyo karitsiye urumva abakozi bose babazengurutse bose bazi yuko uwo mugabo amurongora urimo kubyumva ibyo bintu yego
bivuga ngo rero we mugabo wakoze iki kintu ubwo urimo kumva icyavuyemo umukozi yangaga nyirabuja kandi nyirabuja niwe umuhahira niwe umuha buri kimwe cyose ni nawe wanamuhembaga ariko aramwanga biteye agahinda pe. naje kubabazwa rimwe no kumva bapfuye akantu yamubwiye ibintu ari bumukorere umukobwa arangije aramubwira ati nirwariye umugongo nawe uzubikore. urumva aho ibintu biba bigeze tekereza. ariko nyine buriya umuntu utazi kwicungira iby'urugo rwe ntago abicungirwa n'abandi. buriya buri muntu wese agira uko yigendera. buriya ntuzifuza ikintu cyaturuka kuri mugenzi cyasenyera mugenzi wawe giturutse mu kanwa kawe. ubwo rero ukuntu byarangiye ntago n'ubundi bakomezanyije. urumva wa mukobwa yakomeje kumwitereraho hejuru umugore arabikeka ariko ntiyabifatisha neza. aza no kubinganiriza arambwira ati wowe iyo ugeze hano uyu muntu ndamubwira bitewe n'umwanya muke mba mfite genza numva mfite mu mutwe wanjye akazi ngiye gukora nanjye nkajya mu byanjye nta nubwo nyambyita uriya nitujya tunegerana mwima makuru ndavuga ntuzayishakire sibyo. bivuga ngo rero ahangaha abagabo ngiye icyo navuze muba mwisuzuguje kubera yuko wa mukozi ahita asuzugura umugore wawe kandi n'abaturanyi bya bindi wavuze ngo wanze kwishyira hanze nabwo ubuhishyize bya nabi. ni nabyo bibi kuko umuntu ukubonye usohotse mu modoka nziza cyangwa se usohotse n'amaguru wambaye agakweto kawe keza wahanaguye sibyo aturiya uzi ikintu bitabirema ni ukuvuga ngo imbobo zose ziri hanze y'umudugudu ziri hanze y'urugo rwawe zose zitangira kubona yuko uri bihwahwa uri kirarika. urumva hakaba noneho abigereranya na wa mukozi akavuga ati niba arongora uriya mukozi ubwo njyewe mushatse yakwanga kumenera ku mafaranga ndabarangije nayini yanjye urumva mbese uhise uba ruharwa sibyo. bivuga ngo cya cyubahiro cy'urugo ntago kigihari. erega buriya ingo zacu yaba njyewe umugore yaba we mugabo tuba dukwiye kubundikira icyubahiro cy'urugo rwacu. niyo hazi ikibazo tukabyimenyera twebwe sibyo. ariko nta n'ikibazo cyakaje buriya abantu babiri iyo babana mu rugo bakundana nta kibazo kijya kiba mu rugo rwabo. niko kuri. yego rero ahangaha njye nanenza abakobwa b'abakobwa bifata we akifata akagenda akigira indaya ya bosi. bosi yamaze kumutera inda ahita amwirukanisha muri rwa rugo kugira ngo bitatambulika. wa mukozi yashatse bosi akamubwira ati umwana ati burya wanteye inda ahubwo burya urebye nabi yanakwicisha. tujya turi amafilime cyane rwose ari amafilime aratwigisha aho umukobwa avuga ati runaka yanteye inda yabona bisebye agasheta amafaranga kugira ngo bamukure ku isi iyo dosize imangane. iyo ni ingaruka ya mbere abakobwa badukurikiye babyumve. ababyeyi bohereza abana mu ngo kujya gukorayo ntakurikirane ngo ajya nasura wa mwana amenya amakuru ya rwa rugo agenda akizemo umwana buriya ni ikosa. njye nta mukobwa nabyaye ariko umwana wanjye ndamutse mufite cyangwa se mfite na murumuna wanjye aho yajya naba inshuti yabo kurenza uhari kugira ngo njye menya amakuru n'imibereho ye sibyo. noneho rero aba bana bacu cyangwa se barumuna bacu akuyemo ingaruka yo kuba atwite bishobora no kumubyarira urupfu. buriya twebwe ababyeyi niyo dutwite dukenera abagabo bacu ngo batube hafi. buriya inda umugabo wateye inda aba akwiye no kuyikurikirana akayirera. hari uburyo bwinshi abagabo bareramo inda zabo sibyo. uri umubyeyi urabyumva. ngaho ibaze wa mukobwa wadomyeho kabiri yanda akaba arayijyanye ninde uzayirera. urumva no kumubyara bizaba intambara sibyo. iyo ni ingaruka iherekejwe n'urupfu. ashobora kuba wa mugabo yujuje ubugome akaba yamushaka ngo anamwice kugira ngo asibanganye iyo dosiye. wa mwana yari afite ubuzima bubi yaje ahunga iwabo none hajyanyeyo uruhinja. urumva ubuzima uko buhita bugenda sibyo. tujya tubabona ku mihanda birirwa
ngo bararega ukirwa wiruka inyuma y'umuntu utaragufashe ku ngufu kandi burya nagufashe ku ngufu wemerewe gutabaza wahita unamurega n'uwo munsi rero kigufata yego aha harimo ingaruka rero ku mukobwa izo zose mvuze ikindi burya wa mwana ubyaye muri ubwo buryo n'ikindi gihe imbere hawe hazaza ushobora kuzabona umugabo ariko wa mugabo ubonye kuko azi yuko wabyariye iwanyu kiriya nacyo kijya kiba igisebo kizanatuma atanakwizera ntakakugirira icyizere nk'uko bikwiriye kizatuma atakwizera azajya abona utaravutse tugiye kureba undi mwabyara urumva izo zose ni ingaruka zigiye gukurikirana ubuzima bwawe bwose kandi wa mugabo ntazanakurikirana ngo amenye yuko yanaguteye inda anafashe wa mwana yabyaye ubwo ibyo yabirangirije aho ngaho mu buriri mwabikoreyemo sibyo umusonga washize izi ni ingaruka rero tugira inama abana bajya muri aka kazi cyangwa se bajya kuba mu ngo zitari iziwabo niba umuntu usanze uru rugo rurimo umugabo w'indaya njyewe nta nubwo nahamara ibyumweru 2 ahite yigendera wakwigendera hari abantu Imana yahaye umutima muzima ubasha no kureba uwo mwana ukamukompara nk'umwana wawe ukavuga uti sinatereta uruhinja kabone nubwo waba ufite nubwo bushyuye bungana gute ukaba wajya gutereta ku gasozi sibyo ariko utiyandagaje cyakora leta yacu yabigenje neza buriya maze iminsi mbona ikiganiro cy'umuntu wateye inda umwana ubu akaba yarabuze ibyicaro leta yacu ni nziza kuko ibikurikirana abana baraharenganiraga sibyo kandi n'igihugu bakakirushya urumva igihugu kigiye kubamo indushyi ubwo buntu butikura kuyo buneye bugiye kubyara nabwo n'ubundi usange abo bubyaye n'ukurushya igihugu ibyo bintu leta yarabikemuye sibyo ni byo kuri aha rero umva izindi ngaruka uyu mugabo waryamanye n'uriya mukozi nawe ingaruka ziza ku muryango we mudamu ngiye mudamu iyo mbimenye niyo wangurira imodoka nziza sibyo hari umugabo ujya kumva arivugisha umugore wanjye ntacyo ntamuha ngo reba imodoka agendamo ngo reba intebe yicaramo ngo ntakimuvuna afite umukozi umukorera imirimo yose ngewe hari icyo ntakora ntabwo dushimishwa n'ibintu cyane dushimishwa n'abantu badukunze batwitayeho sibyo yego uyu mugabo rero waryamanye n'umukozi ejo cyangwa ejo bundi ntabwo umugore yongera kumwiyumvamo twebwe abadamu n'ibyo wajya gukora umwubahira ko ari umugabo wawe mwabyaranye ukamwubahira yuko wenda Imana ibigutegeka cyangwa se n'amategeko wabirahiriye imbere y'amategeko wumva wifitemo ko udashobora gusenya urugo ariko burya ntabwo uba ukimukunda rwandi rwuzuye 100% rusendereye ruba rwaramaze guhungukaho uba waramaze kumubona nk'umuntu wagutesheje agaciro urumva ingaruka mu muryango kuba wari ufite umuntu kwiyumvamo akaba atangiye kukubona nk'indaya ruharwa ni handi uzumva umugabo yigiriye mu kazi umugore agasigarana rwaserera akumva yuko utari no mu kazi uri mu buraya kuko yamaze kukubona sibyo urumva bitazanyemo rwaserera mu rugo mutagiye kujya mubana mu birere ibi bintu rero bigira ingaruka rero ahangaha jyewe natangiye ngira inama urubyiruko niba ugeze mu rugo ukabona harimo utuntu nk'utwo ukabona umuntu atangiye kuzanaho ibintu nk'ibyo isezerere hakiri kare ujye kwishakira ubundi buzima hari igihe Imana ikuyobora ikakugusha mu rugo rwiza hahandi bazakubona bakakubona nk'umwana wabo ukabaha ya maboko yawe bakagwa n'amafaranga ukanayacyura ariko hari akantu nifuza ko nako wazakatubwiraho wenda mu biganiro bizaza cyangwa se n'uwenda ukavugaho gatoya kuko ushobora kuvuga ibingibi wenda umuntu akavuga ati ni umukozi w'umukobwa bireba gusa ese umukozi w'umusore byo ugeze mu rugo akigarurira nyirabuja we niki wamuvugaho urakoze cyane n'ubundi ntawo bitaniye usibye ko byo biba gakeya simbizi njumva hakeya umukozi w'umuhungu ashobora kuza gukora mu rugo iwanjye njyewe nkaba namwifuza sibyo rero aba bana b'abahungu nabo n'ubundi ntawo bitaniye nabo abakobwa bacu kwiteza cya gikecuru ni ukwitera umwaku yego
ukuntu uba witeye umwaku ni gute ni ukuvuga ngo ugiye kuba umugabo utarageza igihe wa mugabo we naramuka abimenye abagabo mwe ntimwihangana we nta nubwo azakwicisha ahubwo ntabwo yakwiyicira oya nta nubwo yarindira yuko umara iminsi 3 ngo ashyireho abamugufasha yakwirangiriza sibyo uri abagabo murafuha cyane urumva urimo urarembuza urupfu sibyo ikindi n'ubundi wa mugore ntago wizeye yuko ari muzima ese wamuretse ibyo bakabyibanira n'abagabo babo niba nizo ndwara bazifite bakibanira nazo kwabo urajya gutara buriya reka nkubwire buriya n'umugore watekereje kuryamana n'umukozi cyangwa umuzamu nibwo bwa bugoryi na bwa bucucu mu mutwe abantu baba badafite mu mutwe hatekereza kwisebya no kwitesha agaciro sibyo nukuri bino bintu ariko birasebetse nuko wenda abantu babyumva nk'ibisanzwe ukumva ko ari inkuru zabayeho zikarangira ariko nukuri umuntu ukurikiye kino kiganiro cyangwa se ubashije kutwumva abitekerezeho neza abikurure nimba uri umugabo uri mu rugo rwawe ubitekerezeho neza wongere wumve ino video witega amatwi kandi nawe mugore wongere ubyumve neza ubitekerezeho birasebetse cyane kuko uriya muntu urimo utereta ngo naza gukemurire bya bibazo bwa mbere bwo ni muri ku rwego rumwe yaje kubaha nka boss nka mabuja sibyo azahita atangira kukubona nk'umuntu azahita abona uri ikintu cya fake cyaho ngaho sibyo nta n'ijambo ukigize mu rugo iwawe sibyo rero uzongera utagaciro mu baturanyi kwa kundi nabivuze cyangwa se no mu miryango kuko urumva iyo myaka abo bana baba barimo ntago bajya bagira ibanga sibyo erega turabibona henshi no mu mafilime haratwigisha urumva none se mukozi w'Imana wenda turimo kugenda tugana ku musozo birashoboka ko umuntu ashobora kumva kino kiganiro akaba ari umukobwa wenda uri mu rugo cyangwa se akaba ari n'umubyeyi cyangwa se ari n'umugabo akavuga ati ariko nkurikije inama uyu mubyeyi arimo gutanga nge ndifuza kuba nahura nawe tukaganira ese ni gute umuntu yakubona yifuza ko muganira yampamagara kuri nimero yanjye 0784 60 50 32 ego Imana ishimwe rero reka mbabwire noneho ibiganiro nk'ibi nakagaruka ubwo hari n'ibindi mubabikiye cyane none abatarakora subscribe babigenze gute bagire vuba bo gutinda kugira ngo nejo bundi bizaza bazabyumva oya niko kuri mukore subscribe mukande like munakore share musangize inshuti zanyu kuko hano mbese navuga ngo ni mu cyumba cy'ishuri twigiramo byinshi cyangwa se amabanga menshi akomeye kandi y'umumaro yego ngayo nguko sawa bagira amahoro y'Imana amen